Tuhaye ikaze bakunzi b'Umwigishwa TV. Murakaze mwese muri uyu mwanya tugiye kuganiraho gato y'ijambo ry'Imana n'ubuhamya. Ubaye uri umushitsi aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, karibu tuguhaye ikaze, Imana iguhane umugisha natwe. Ubaye uri n'umusangwa nabwo, Imana iguhane umugisha natwe. Uyu munsi rero mfite ubuhamya. Hari icyo Imana yankoreye ngiye kubasangiza. Impamvu yo kubasangiza nta kindi ni ukugira ngo biremere ibyiringiro abandi bashobora kuba bari kunyura mu buzima bukomeye, mu bimeze nk'ibyo nanyuzemo, mu bimeze nk'ibyo Imana yankoreye, bibaremera ibyiringiro yo kube uko Imana nawe ishobora kugira icyo yagukora yabihindura. Ibyo tuvuga byose turabivuga tugendeye mu ijambo riri mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 8. Riravuga ngo Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Yesu Kristo uko yari arejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose. Iyi ni ryo jambo ngiye kubaheramo ubuhamya. Hari igihe umuntu ajya ahura n'ibihe bikomeye n'ibibazo ukagira ngo Yesu yarahindutse, ukugira ngo nta nubwo akiri wa wundi. Ndetse no mu masengesho yacu tukajya tubivuga mutavuga ariko Mana wagiye hehe, uracyari ya Mana, uracyagira gutereka nkubwire ngo Yesu uko yari arejo na n'uyu munsi niko ari, niko azahora n'iteka ryose, ntagira igicucu cyo guhinduka. N'uwo kwiringirwa nubwo utamwiringira, n'uwo kwiringirwa. Rero kubunyura mu bihe bikomeye hari wenda ukabona Imana itaragusubiza mu gihe ubishakiye, ntugire ngo buri urebye hirya yawe gatoya, inyuma yawe gatoya, mu gihe wowe uri kubaza Imana ngo uracyari ya yindi, hari undi uri kuvuga ngo Mana narakubonye, wantabaye umunsi, ejo warantabaye, narakubonye. Rero bitume ushira kwivovotera Imana, kubera ko uko yari arejo na n'uyu munsi niko ari, niko azahora n'iteka ryose, nta gicucu cyo guhinduka agira. Ni ukuvuga ngo Yesu uko yari aragera ku kidendezi hasanga wa mugabo wari umaze imyaka 38 na n'uyu munsi niko agarahinduka. Yesu uko yari akiza Baritima y'impumyi na n'uyu munsi niko ari, ntagarahinduka, nta nubwo afite igicucu cyo guhinduka. Yesu uko yari ari akiza wa mugore wari umaze imyaka 12 arwaye ari mu mugongo, na n'uyu munsi Yesu niko ari, ntarahinduka. Yesu uko yari ari atubura amazi akaba divayi, na n'uyu munsi niko ari, ntarahinduka. Rero kwivovota gushire, niba Yesu atarakugeraho ntabwo bose yabagereho rimwe, buri wese yagiye amugeraho igihe cyiwe. Kwivovota gushire, uko yari ari na n'uyu munsi niko ari, nta nubwo agira igicucu cyo guhinduka. Imbaraga yari afite na n'uyu munsi, za mbaraga zatumye agenda hejuru y'inyanja, na n'uyu munsi niko kiri, aracyazifite, ntarahinduka. Ibyo uri kunyuramo byose urema umutima, Yesu ntarahinduka. Harabura gusa akantu gatoya gusa nuko utaragasobanukirwa, nuko igihe cyawe cyo kugendererwa kitaragera. Ariko umunsi uzagendererwa Yesu azabigusubiza, azabihindura, kubera ko za mbaraga yari afite na n'uyu munsi aracyazifite. Ubuhamya bwanjye rero icyo navuze ndabasangiza ukuntu Imana yankirije umwana. Ubu ngiye kure mu mutima abantu barwaye, abantu bari kunyura mu bihe byo kurwara, abantu bafite ibibazo by'imibiri, nibo ngiye kure mu mutima. Niba mujya mubyumva cyane, buri gihe ngiye gutangira ikiganiro kenshi nkunda kwihanganisha abantu bashobora kuba bari kunyura mu bihe bikomeye, abantu barwaye. Kubera iki? Kubera ko ibihe bikomeye nibyo bintu byo bigera ku mukristo akibaza ko Imana ikimwibuka, akibaza ko Imana imuzi. Iyo umukristo ageze mu bihe bimuremereye, ageze mu gihe cyo gutsikamirwa, cyo kuremererwa, nicyo gihe atangira kubaza Imana ko imuzi. Yaba yarumvishe n'ijwi ryaka, ajya atangira kwibaza ngo ijwi njya numva ni wowe wabivuze, amasezerano ntunze ni wowe wayampaye. Kubera iki? Ibihe byamukomereye. Niyo mpamvu rero akenshi iyo ngiye gutangira buri gihe ikiganiro njya nihanganisha abantu bari kunyura mu bihe bikomeye. Ibyo waba uri kunyuramo byose ndakwihanganisha, na n'ubu ndakwihanganishije. Ngiye rero kubaha ubuhamya Imana yankirisha umwana. 2018 mu kwezi kwa gatandatu nabyaye umwana. Muri make ku bantu batanze, ndi umama w'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Umwana wanjye w'imfura afite imyaka 12. Ubwo umutoya ubu ngubu afite imyaka 6. Uyu muto rero niwe ngiye kubabwira iby'Imana yankoreye. 2018 nibwo namubyaye, mu kwezi 2019 mu kwezi kwa mbere 2018 nibwo yavutse.
uyu mwana avuka ari umwana rwose udafite ikibazo na kimwe, yewe afite n'ibiro byinshi, hafi ibiro 5 byabaragamo amagarama makeya. Mubyara neza, nta kibazo, nta complication n'imwe yigeze agira mu mivukire yiwe. Arakura agera umwana w'amezi 6 atangira kurwara, ariko afite ngiye kumuteza urukingo rw'ukwezi n'igice yari afite ibiro 6. Umve ko uyu mwana nta kibazo yari afite mu mikurire yiwe, mu mivukire yiwe. Ngo agere umwana wageze mu mezi 6, umwana atangira kurwaragurika cyane. Ararwara ngahora njya kwa muganga, uno munsi kwa muganga bakabura indwara, ejo nkagenda infections, ejo nkagenda imiti, ngahora ngura imiti mu rugo haragera hamera nka pharmacy. Ndavuza va mu bitaro bimwe nkajya mu bindi, umwana ntakire, agashyuha akagira umuriro mwinshi cyane, ariko umuriro ukaba cyane cyane mu gihande cya ruguru. Uno munsi bakambwira ni tonsils, ejo bakambwira ikindi infection mu maraso, gake bakambwira ikindi. Mbese za ndwara zose dukunda kurwaza abana, abamama iyo dufite abana murabizi kutajya nta muntu ujya imbere ya muganga ngo buri indwara cyangwa mubwire ngo indwara irananiye. Oya, ajya guha umuti nubwo wenda utagira icyo gufasha cyane, cyangwa se nubwo nawe ubwo atasobanukiye indwara, ariko nta muntu ugenda imbere ya muganga ngo atahe nta muti, amuha umuti. Umwana rero ararwara, agera igihe cyo kwicara ntiyicara kubera kurwara, agera igihe cyo gukambakamba ntiyakambakamba kubera kurwara. Icyo gihe bya biro byose biragenda birashira. Noneho muri icyo gihe cyo kurwaza umwana, ndibuka nageze igihe nzajya mufata nkamuheka ku mugoroba, nkajya gusenga. Hari ahantu ntoye, hari ahantu haba umusozi wo gusengeraho hirya ho gatoya, nkajya gusenga ku mugoroba, nkagenda nkamusengera, nkabwira Imana nirukanye urupfu ku mwana wanjye kubera ko nabonaga arwaye cyane kandi indwara itari kuboneka mu by'ukuri. Umwana akarara ari indembe nijoro, avuga nirukanye urupfu ku mwana wanjye nagira ubuzima buzima, nkamwaturaho amagambo meza yose umubyeyi urwajije. Iyo ujya gusengera umwana urabizi. Ngataha ugacya nkongera kandi nkamuheka nkagenda, ariko uko iminsi igenda ariko umwana arushaho kuremba. Ubwo icyo gihe ageze mu gihe cy'umwana w'amezi 8, 9, arushaho kuremba, umwana arushaho kuremba. Noneho ijoro rimwe ndyamye ndota umuntu ambwira ngo nusengera umwana jya usengera ingingo ze, ujye usenga ubwe ngo sengera ingingo ze zibe nzima, amaguru abe mazima, amaboko abe mazima, umutwe ube muzima, yewe ujye usenga watura ingingo ziwe ko ziba nzima. None ntangira guhindura isengesho ngasenga gutyo, nkavuga nti ndagusengera, njya kumusengera nkamufata ngasengera amaguru yawe mazima, amaboko yawe mazima, umutwe ube muzima, ngasengera ingingo, amaso ngasengera ingingo zose nkazatura mu kanwa ndi kumusengera. Ubwo indwara ntago iraboneka umwana, ndakirirwa mvuza. Nibuka hari igihe umwana yajyaga ndembana nijoro nka 6 z'ijoro, ngasohoka ngaheka umwana njyenyine, ngasohoka nkagenda nkamujyana kwa muganga. Abaganga bageze aho baramenya, abazamu njyanyuraho njyanye umwana najyaga nyura mujyanye kwa muganga, baragera baramenya, bambona noneho bakamperekeza bakangeza kwa muganga, bakongera kandi bakamperekeza bakantahana bakangeza mu rugo. Buri kumva ko nari ndwaje igihe kirekire. Igihe rero noneho kiza kugera umwana araremba cyane, bya bindi bitakiri byo kuvuga ngo uvuze utaha. Ndagenda mba mu bitaro, icyumweru cya mbere kirashira, infections arizo bari kuvura, ibindi bipimo nta kintu bigaragaza. Umwana araremba kugeza noneho umwana yarembye, noneho agera aho mbona n'abaganga batangira kumuhunga. Bigeze gute? Hari mu ijoro, umwana amera nk'umuntu uhwereye, noneho amaboko yiwe, ukuboko kumwe guhita kumera nk'igiti, ukundi ukuguru nako kumera nk'igiti kwaba kukirambutse, ijosi riragenda risubira inyuma, amaso aragenda yose asigara mbona kino kintu cy'umweru gusa, kino kintu cy'umukara cyose cyahindukiye cyagiye. Ubwo rero nibwo abaganga noneho batangiye kugira nk'ubwoba. Namushyira abaganga, abanasi baraye, abadokiteri badahari, abanasi bari baraye, bashiriye umwana baramuhunga. Mbona noneho bi grave, guhamagara muganga, ngo muganga umudokiteri wari nicaje we yigendeye kuryama. Nibyo iryo joro mbona rirakeye, ariko rishya umwana aracyameze kwa kundi. Noneho mbona ko ibitaro bitagishoboye kuvura umwana ngo akire. Njya muri process zo gushaka referral kugira ngo njyane umwana ku bindi bitaro bishoboye.
ngiye muri process bampaye rifaro mujyanye ku bindi bitaro, ngere ku bindi bitaro bagipima umwana gusa barambwira ati umwana wawe afite meningitis meningite ariyo mugiga. Babivuze koko n'ibimenyetso yagaragazaga byagaragaza nyine yari yabaye paralize, kwa kundi bahita baba paralize side imwe. Arambwira ati umwana wawe afite uburwayi bukomeye, afite meningitis kandi itaramenywe hakiri kare, already kera umwana yarangije kugaragaza ibimenyetso byayo by'ubumuga nibyo, ariko turamuvura umwana bahita batangira kumuvura bamwitayeho cyane, baramuvuye barangize ku munsi wa 3 amaso aragaruka y'umwana, imbone y'umukara itangira ko iragaruka, ijisho riragaruka. Bajyaga bamutera imiti, umuti wavagamo bamushyiramo uwundi, imitsi yarabuze bagashakisha imitsi mu mutwe, nibyo niho bajyaga bacisha imitsi nibyo. Umunsi wa 3 bamutera imiti amaso aragaruka. Twagiye kumara icyumweru ijosi ryagarutse, ariko rya josi rigaruka ridakomeye, akicara rikagira gutya, umwana yicara ijosi rikajuguma nibyo ridakomeye. Noneho baramuvura uko bari bashoboye, baransezerera. Mu kunsezerera bansezereye umwana afite ubumuga bwa meningitis, ukuboko kwari kumeze gutya, ukuguru kuko kuboko kwararambutse atabasha kuguhina nibyo, na rya josi rishuguma. Noneho barambwira ati rero ibishoboka byo kuvura kuri iyi ndwara ni ibi ngibi. Uwo ni umuganga. Meningitis ntabwo igenda idasize ubumuga. Umwana rero twaramuvuye, ibi bindi by'ubumuga ni ibintu ni uko nyine nta muntu ugiye urwara ngo imusige gutya, igisiga yangije abitisha. Ubwo ugize Imana rero iyi ndwara ikaba itarisha umwana wawe mu gihe yari itaragaragara, ukaba umutahanye umwana ari muzima, shima Imana. Ibindi ugende uko azagira wenda bishobora kugenda bigabanuka uko agenda akura, ntibibe bikigaragara gutya, bikagenda bigabanuka. Ariko meningitis umenye ko igisiga ubumuga. Njyewe nta hantu umwana numva nishimye ko umwana wanjye ataguye mu bitaro. Barambwira ati ujye umuzana tumukorere za kine, tumugorore, tuzarebe ko ari cyo bizatanga. Mu by'ukuri nta n'umwana w'ikimuga, umwana w'ikimuga ufite ubumuga bwa mugiga. Uyu mwana rero maze kumugeza mu rugo, iby'Imana ikora rero mujya mureba ukuntu Imana ari nziza. Ijya imenya, umuririmbyi niwe yavuze ngo igihagarara mu ntangiriro ikarangiza iherezo ry'ikintu. Y'amasengesho najyaga nsenga muri za nzozi, wa muntu ambwira ngo nusenga umwana ujye umusengera ingingo ziwe uzusengera, ubwira ngo sengera ingingo z'umwana ntizikangire, ingingo z'umwana ntizangirike. Aya masengesho hari icyo yaje gukora kubera ko nayasenze bitaraba. Noneho ya masengesho nasenze umwana atararwara ngo ingingo zangirike yaje gukora rero. Kubera nyuma y'amezi 2 ukuguru k'umwana yaraguhinye, ukuboko kuragaruka, kwari kwarabaye gutya kuragaruka, arakurambura ikiganza kirarambuka, ijosi rirakomera ntiribe rikijuguma gutya, aricara aragenda. Ubu ni umuntu muzima, afite imyaka 6 hafi kugeza 7. Ni umuntu ntanakubwira, ntanakwereka ngo uvuge ngo yari yarabaye paralize side imwe, ngo uvuge ngo yarafite ubumuga bw'ingingo. Ingingo ze zose ni nzima, kwa kuguru ni kuzima, arirukanka yirirwa kina ball n'abandi bana, amaboko yiwe yose arakora, arandika, nta kintu habe n'ikina kimwe. Ijosi ryiwe ni rizima, ryarakomeye, nta bumuga habe n'umwe, ntabe n'ubu na butoya yasigaranye bwa meningite. Rero Imana yacu irakora, Imana yacu irakora. Niyo mpamvu nasomye no jambo ndavuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo hashize, niko ari none, niko azahora n'ejo hazaza. Ibyo waba uri kunyuramo byose, uba ari kunyura mu bihe by'indwara bikomeye, wirinde kwivovota, kubera ko kwivovota ari Imana buriya nibyo byatumye abanyezera bashirira mu butayu. Wirinde kwivovota, wige gutegereza igihe cy'Imana. Jya ubwira Imana niwumva byakuremereye, niwumva indwara yakuremereye, ubaye iri mu bihe by'uburwayi cyangwa se ibindi ibyo ari byose wabunyuramo, niwumva byakuremereye, jya ubwira Imana, ibasha kukumva. Jya ubwira Imana nubwo wavuga wongorera. Umuririmbyi niko wavuze ngo mubwire nubwo wavuga wongorera, abasha kukumva. Jya ubwira Imana, ibasha kukumva, ibasha gutabara. Ushize twaravuze ijambo rivuga ngo
ya jambo riri mu Baheburayo ibice 12:18 batari 2:12 bivuga ngo ubwo iyo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Kristo ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Kristo ubwo yababajwe no kugeragezwa, wowe ugeragezwa uhumurike, abasha gutabara abageragezwa bose. Ubuzima waba uri kunyuramo, ibihe waba uri kunyuramo, byaba uburwayi, inzara, amahoro make yo mu mutima, ibyo waba uri kunyuramo byose ntamenya, ntarobanura ngo nsobanure mbitahure, wowe ubwawe uzi Yesu Kristo uko yari ari ejo hashize na n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora, nta gicucu cyo guhinduka agira. Kandi ubwo yababajwe no kugeragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Uhumurike rero ukomere, Yesu ntabwo ashobora kugutererana mu byo uri kunyuramo. Niba yarankirije umwana mu by'ukuri, niba buriya nabivuga agaho kari kuwundi ngo karahanduruka, niko Abanyarwanda bavuga n'Abanyamurenge, agaho kari kuwundi karahanduruka. Ariko njyewe neza wari uri kumwe n'umwana arwaye, nkabona ukuntu agenda, mbona n'ukuntu agarutse, mbona ukuntu ingingo zihinamiranye, nongera no kubona ukuntu ingingo ze zarambutse. Njyewe neza nzi icyo Yesu yakoze ku mwana wanjye. Mfite ubuhamya, mfite icyo Imana yakoze. Ndi umuhamya wo kubona imirimo y'Imana n'amaso yanjye. Kuba ndatunze umwana dusunika mu kagare, kuba ndatunze umwana ugendera side imwe iyindi idakora, kuba ntunze umwana ufite amaguru n'amaboko bikora, ufite umutwe atarabaye debile, ijosi ryiwe rikomeye, kuba mfite umwana wandika, kuba navuga iki. Rero nshuti yanjye, Yesu Kristo uko yari ari ejo hashize na n'uyu munsi uri kunyuramo niko akiri, n'ejo niko azaba akiri. Icyo utegerezwa gusa, utegerezwa kumutegereza kugeza kugezeho, kubera ko yageze igihe yagereye kuri wa mugabo ku kidendezi, yageze igihe yagereye kuri Baritima y'impumyi, yageze igihe yagereye kuri wa mugore, yageze buri muntu Yesu afite igihe yamugereyeho. Rero tegereza igihe Yesu azakugereraho. Icyo nzi cyo nakugera ntago azagusiga uko yagusanze. Ijambo ry'Imana rituganze.